Tekereza kuba warabuze umuntu ukunda cyane ukamushyingura mu mutima wawe wemera ko yapfuye, nyuma y'imyaka 3 ugatungurwa no kumubona kuri televiziyo ari muzima ahumeka. Ibyo si inkuru isanzwe, n'ubuzima bwa The Widow, inkuru yuzuye amayobera, amarangamutima ndetse n'urugamba rwo gushaka ukuri mu isi yuzuyemo amabanga n'amayobera. Niba ukoze subscribe hano kuri M250 TV Films, nguhaye ikaze mu muryango mugari w'abakunzi b'imyidagaduro yigisha. Nguhaye n'ikaze kandi muri iyi nkuru ya filime tugiye gusobanura The Widow, n'agafilime ka seri kari gukundwa cyane muri ino minsi. Iyi seri yakozwe n'abanditsi babiri b'abahanga, Harry Williams ndetse na Jack Williams, kinwamo n'icyamamare Kate Beckinsale. Iyi nkuru ibera ahantu hatandukanye, harimo muri Afurika, harimo n'u Rwanda, ndetse cyane cyane hakagarukamo cyane ibice byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu kigaragaramo umutekano muke, intambara ndetse n'ibibazo bya politike. Inkuru The Widow ni inkuru irimo umugore witwa Georgia Wells wabayeho ubuzima bugoye nyuma yo kubura umugabo we Willy mu mpanuka indege. Georgia yari amaze kwemera ko umugabo we yapfuye, hanyuma atangira ubuzima bushya wenyine mu gihugu cya Wales. Ariko umunsi umwe yabonye kuri televiziyo inkuru ivuga ku mvururu zo muri Kongo, abonamo umuntu usa cyane n'umugabo we. Icyo gihe ubuzima bwe bwarahindutse cyane, atangira urugendo rurerure ajya muri Kongo gushaka ukuri. Aho rero niho ahura n'abantu batandukanye, bamwe baramufasha abandi bakamubera inzitizi. Uko agenda acukumbura cyane, agenda amenya ko hari ibintu byinshi byari byarahishwe ku rupfu rw'umugabo we. Ikibazo gikomeye cyane gitangira igihe Georgia amenya ko bishoboka ko umugabo we atapfuye, ahubwo hari impamvu ikomeye cyane yatumiye ahitamo kubeshya urupfu rwe. Yinjira mu isi yuzuyemo ruswa, intambara, amabanga ya politike ndetse n'abasirikare. Ubuzima bwe bushyirwa mu kaga, ndetse agera naho atangira kwibaza niba koko ashaka kumenya ukuri kose. Ibi ngibi ni ukubera ko rimwe na rimwe ukuri kurababaza kuruta ikinyoma. Inkuru igenda igaragaza ko ukuri kutajya kwihisha iteka, kubera ko Georgia agera ku bisubizo by'ibibazo bye, ariko ibyo yabonye ntabwo ari byo yari yiteze. Hari ibintu byinshi bihinduka mu buzima bwe, kandi ahura n'ukuri kumusiga atekereza cyane ku rukundo, ukwizerana ndetse n'ubuzima muri rusange. Iyi filime ni nziza cyane, nagushishikariza kuzayireba, ariko ntabwo twasoza inkuru ishamikiyeho tutarebeye hamwe amasomo y'ubuzima dushobora kuyikuramo, main life lesson. Iyi filime itwigisha ko ukuri guhora gushaka kwigaragaza nubwo kwahishwa igihe kirekire. Kwizerana kandi mu rukundo ni ingenzi cyane. Hari igihe kandi umuntu yakora ibintu bibi agamije kwirinda cyangwa se kurinda abandi, kandi si buri gihe kumenya ukuri bituma wishima. Niba warakunze iyi nkuru The Widow, ntiwibagirwe gukanda like, ukore share ndetse ukore subscribe kuri M250 TV Films kugira ngo utazacikwa n'izindi nkuru zidasanzwe. Ese wowe utekereza iki? Iyo uza kuba Georgia se, wari gukomeza gushaka ukuri cyangwa wari kureka ibintu bigasigara uko byari biri? Tanga igitekerezo cyawe muri comment, hanyuma niba ukoze subscribe nonaha urakaza neza mu muryango mugari w'abakunzi b'imyidagaduro yigisha. Naho ubutaha mu zindi nkuru nziza turi kubategurira. Ciao ciao.